iki gicamunsi cyangwa muri iyi minota twicaye hano n'abadukurikiye bakabyumva tuko dukurikiye n'abantu benshi nababwire bumve ntabwo mvuga byinshi icyo nshaka kumubwira ni uko mukunda cherie ndagukunda nawe arabizi uko mukunda amina yes murakoze cyane urukundo n'ukuri abadukurikiye babigireho abadukurikiye bose bigire ku birenge byanyu nanjye nzigera ku birenge byanyu ni ukuri nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda yes twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba ZOOM TV tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose mu nguni zose z'isi tubibutsa gukanda kuri subscribe kugira ngo dukomeze dushyigikire umurimo dukora ndetse n'amakuru namwe ajya bageraho umunsi ku munsi isaha ku isaha uko tuyatangaje. Uyu munsi rero nkuko mubibona turi kamera zacu zagiye ahantu bita i Masaka mu nkuru idasanzwe kuri nge ni inkuru nziza cyane wowe utayireba urabuhombye ni inkuru y'abageni ariko ibindi barabyivugira. Reka mbahe ikaze kuri mikoro za ZOOM TV muraho neza muraho amakuru ni amahoro yego uyu turi kumwe yitwa Epimaque n'umugore we Vestine bari mu kwabuki bukomeze gute ni sawa nta kibazo ibintu ni amahoro yego Vestine sawa se cyane duherukana mu bukwe bwanyu bwari bwiza nanjye bwaranryoheye bwari bwiza hanyuma nk'uko mubimenyereye ko ikinyamakuru kimanuka kigasura abantu batandukanye nibwo natwe nyuma yo gukora ubukwe bukagenda neza natwe twafashe umwanzuro wo kuzaza kubasura cyane naho muri no mu kwabuki mukadusangiza uko ibintu bimeze hanyuma n'ababonye ubukwe bakunze kubidusaba muri komanteri muzabasure none nanjye naje kugira ngo mpaze ibyifuzo by'abadukurikiye nizera ko turi buganire kandi neza n'abadukurikiye bakanyuka nta kibazo amakuru arahari ibiganiro nabyo turabikora nta bintu yego yes ngitangira reka mbaze Epimaque nako muratangira mutwibwira nibagiwe navuze Epimaque na Vestine ariko reka mutangire mutwibwira duhereye ku matware nyine nitwa Epimaque nk'uko bivuze irindi nitwa Ndayisaba ndahanga kabisa uradusuye mu rugo iwacu yego kandi twanaguhaye ikaze yego murakoze cyane nanjye nitwa Mutuyimana Vestine nkaba ndi umugore w'uyu mugabo nkunda cyane witwa Epimaque yego nkaba ndi umugore w'uyu mugabo nkunda cyane Epimaque ku munsi wa mbere wumva ko wabonye urubavu umunsi wa mbere wiyumvise ute ibyiyumvo buryo bitangira mbere uretse ko uriya munsi wenda wari uw'agahebuzo kandi wari umunsi wo kubishyira ku mugaragaro wenda kugira ngo n'abatari babizi babimenye ariko burya ibyiyumviro by'umunezero biba byaratangiye mbere iyo mwamaze gufata uwo mugambi mwaramaze kubyemeranwaho burya ibyo byishimo uwo munezero umuntu aba abigendana yes bakunzi ba ZOOM TV murabyumva ni umunezero ku muryango wa Epimaque ibindi byose turaza kubibona uko tugenda tuganira Epimaque muri make reka mbere yuko tutangira iki kiganiro Epimaque ni umuntu ufite ubuhamya bukomeye ni umuntu wahuye n'ikibazo gikomeye ntabwo ari ibanga reka tukwakira ubanza tubwire dusangize mu mateka yawe nko mu minota nk'ibiri cyangwa avunaguye kugira ngo abantu badukurikiye bamenye Epimaque ni muntu ki then ibindi baragenda babibona nyuma bamenye uburyo mu wakundanye n'umugore wawe urumva benshi baribaza abantu bahuye gute ariko mu batarakubona mu batarabonye video y'ubukwe mu batarakubona mu bihangano byawe uri n'umuhanzi nabyo turabigarukaho reka twibwire mu buzima bwawe mu magambo make nyine uvunaguye amazina yanjye nayo ngayo nayakubwiye hanyuma ubundi umugabo mfite imyaka 33 ndi umunyarwanda navukiye mu ntara y'Uburengerazuba ubwo rero nk'uko bivuze narwaye amaso
mfite imyaka 6 ubwo nigaga mu wa mbere w'amashuri abanza. Niho nigaga nyine ndwara amaso nuko kuyavuza biranga birangira nyine yanze gukira. Ubwo ntangira cyo kwiga noneho mu mashuri nyine y'abantu bafite ubumuga. Niga primaire ndayirangiza, ndahava njya kwiga muri secondaire ndayirangiza, njya no kwiga kaminuza. Ubuzima burakomeza nyine kugeza amasaha. Hanyuma muri ubwo buzima nyine umva ni burebure bugiye butandukanye, umuntu ahuriramo na byinshi, ariko kandi nyine burya icy'ingenzi biba ari ukwakira ubwo buzima. Burya ubuzima bwose umuntu arimo burya aba ashobora kubwakira. Iyo wabashije kwakira ubuzima urimo, burya n'ibindi bigenda biza. Iyo wabashije cyane cyane ko urumva n'iterambere ryagiye riza, kuba ntareba ariko nkaba narabashije kwiga, bituma numva nta kibazo nakubwira binteye kuba ntabona, kuko ntabona ntibyabura imbogamizi wenda byaba bitera sometime, ariko ntabwo ari imbogamizi cyane, kuko burya nta buzima butagira imbogamizi ubwo aribwo bwose, yaba ari ubw'ubumuga n'ubutari ubumuga, burya bwose bugira imbogamizi zabwo. Ariko icy'ingenzi ni ukuba ibi bintu umuntu abyakira ukabibamo wumva ndetse uri fier, nta kibazo. Ubuzima burabubamo kandi bugakomeza ndetse ibintu bikagenda neza. Ubwo rero nahuyemo na byinshi, wanakuvuze ko ndi umuhanzi koko ndanabikora ndanabikunda. Urumva n'ubuzima burebure cyane kandi bugiye bukubiyemo ibintu byinshi. Yes, urakoze cyane. Nanjye cyo nashakaga ko ukomozaho kugira ngo abadukurikiye bamenye neza uri muntu ki, afite ubumuga bwo kutabona, ntago ariko yavutse, yatangiye byamubayeho afite imyaka 6, niko bimeze harya. Yego, imyaka 6, ariko ubu ni umugabo arubatse, amaze iminsi 2, 3, 4 none kwa 4. Yes, 4 arongoye. Muramubarira arongoye. Biranshaka kuko turi kumwe n'umugore we, ubwo nshaka kuvuga Vestine amaze iminsi 4 arongowe, Epimaque amaze iminsi 4 arongoye. Noneho twihuse cyane, Vestine mu magambo make mu nteruro nk'ebyiri we ni muntu ki? Vestine ni umugore wubatse, umaze iminsi 4 yubatse nk'uko wabivugaga. Mu buzima busanzwe nta kazi ndabona ka leta, ariko narangije kwiga muri kaminuza y'u Rwanda muri clinical medicine and community health. Ubwo rero ndacyategereje, ubwo ngiye gushakisha hanze nk'abandi bose. Uzana kabona mwiza ibintu byiza. Ni kubera Imana. Uri ubuganga nanjye narabukundaga cyane, nuko hari ibintu ntari nzi cyane by'imibare, nisangaga mu ndimi cyane, no mpamvu nakomeje itangazamakuru, ariko nanjye ubuganga narabukundaga. Ni sawa cyane, nabukunda muri mwana wanjye, mbona umva yakiga ibintu bijyanye n'ubuganga. Nuko ubuganga ni bwiza cyane. Hanyuma abadukurikiye mwebwe mwese mukurikiye ZOOM TV, uyu muryango ndizera ko ubabonye bwa mbere watangiye kubasobanukirwa. Ubu twageze mu kiganiro nyirizina. Hanyuma reka ntangirire kuri Epimaque. Ufite ubuhamya bukomeye, umaze kubutunyuriramo. Ikibazo cya mbere nakubaza, dusubiye nyine mu mateka, ukimara guhura na kiriya kibazo, umaze guhuma, umaze kugira buriya bumuga, mu muryango babyakiriye bate? Ntabwo nakubwira ngo babyakiriye bate, cyane cyane ko buryo umuntu aba yari n'umwana. Ubundi mu buto bwanjye nari umuntu uri kuraje, kandi nari n'ubwenge cyane. Nari ubwenge cyane kuko n'iby'icyo gihe byose meme n'igihe mfite 3 ans, iby'icyo gihe byose mba numva nkibyibuka. Nakundaga kuba nkina, nakundaga kuba ndi dynamique cyane. Rero icyo gihe byarabaye nyine, murumva mu rugo barababaye, cyo kuri bagerageza no gushaka kubyihutisha ngo bamvuze, kandi kuko ntako batanagize. Baramvuza mu Kinyarwanda biranga, bamvuza mu Kizungu biranga. Ni barabyakira, baravuga ati nyine mubyanze
nkuko nanjye nabyakiriye nyine nabo barabyakira ntangira ubuzima nyine gutyo. Hanyuma mu muryango hari ikintu gikunze kubaho iyo umuntu agize ikibazo cy'ubumuga mu muryango bakamuheza, ntabwo wageze uhura n'icyo kibazo nk'abavandimwe abaturanyi kubera icyo kintu cyakugwiriye cyane ko hari n'ikintu cyaje uri umuntu ukuze? Ntabwo nakubeshya ngo cyambayeho kuko urumva umwana w'imyaka 6 burya bakiri mutoya, nubwo wenda ku myaka nari mfite nari nzi ubwenge, ariko urumva hari limiti nyine zihita zibaho, hari limiti zibaho. Urumva ntuba ukijya gukina n'abandi bana nk'uko mwari musanzwe mukina, ntabwo baba bakigutuma nk'uko mbere bagutumaga, sibyo? Ibyo byose urumva biba bihari kandi biba ari imbogamizi, uretse ko kuvuga ngo guhezwa mu rugo nyirizina byo ntabwo byabagaho. Kuko ni murumva uburyo umuntu utabona ni umuntu ugira adaptation skills nyinshi, ku buryo n'ubundi ni mu rugo bataburaga kuba bambwira bati zana ibi n'ibi mu nzu, niba batetse inkono bakambwira bati siga ucanye, kandi ko nkasiga ncanye nkabikora. Mbese twa tuntu twa hafi duto two mu rugo ntibibe byambuza kudukora ngo bampeze kudukora. Nubwo ahenshi bijya bibaho umuntu yabagize ubumuga nguricyo akamera nkaho atakiri umuntu, ariko rwose pe ntabwo nye byambayeho. Yego, twihuse cyane turibanda cyane kuri Epimaque. Hari akantu wari umaze gukomozaho uti nkiri umunyeshuri cyane cyane ngitangira nize ndi umuhanga cyane, nkinatangira nari umuhanga. Dusangize cyane ku rugendo rwawe rwo kwiga, wize primaire ufite icyo kibazo, segonderi wabishobojwe ute uri impumyi ufite ubumuga bwo kutabona? Sorry nkunda gukoresha ngo uri impumyi nyine muranyihanganira. Wabishobojwe ute? Cyane hari n'abantu batabyumva, batumva ko umuntu ufite ubumuga atakiga ngo atsinde, mu gihe hari n'abatsindwa kandi bareba neza. Nterure ntiya nyine turagenda turezima kuko iki kiganiro twanaganira n'iminsi n'ibiri. Nibyo gusa abantu bakwiriye kumenya ko kutabona ntaho bihurira no mu mutwe. Ntaho bihurira no mu mutwe. Niba waravutse uri umunyabwenge uzaguma kuba uri umunyabwenge, kandi ubundi ubwenge urushaho gukuzwa no kubukarishya nyine. Urumva ariko umuntu yaba yaravukanye ubwenge amaso akagapfa ntiyongere kureba, ntabwo byakwafekita ubwonko kuko ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubwo rero nyine njye narize nkuko n'undi wese yiga nyine bisanzwe, amaso nyine amaze gupfa atagikize, niga bisanzwe mu muhanga mu ishuri, ndiga primaire ndayirangiza bisanzwe, njya muri segonderi nkuko n'abandi bose bajyayo. Utsinze kandi sinze. Ubwo ndagenda njya muri segonderi ndiga ndetse neza cyane. Twebwe kandi ubwo twabaga twigana n'abantu bareba. Turonkomeye turayirangiza tujya muri cycle ikurikiyeho, nize indimi n'ubuvanganzo. Nuko ubwo ndiga turarangiza, segonderi birarangiye tugiye muri kaminuza. Aho naho wabonye bourse cyangwa cyane ya leta? Nuko ubwo turagiye njya muri kaminuza ndiga. Urumva nyine aho hose umuntu abanyura kuko twiganaga n'abantu bareba, babaga bataniyumvisha uburyo bagiye kwiga n'umuntu utareba bo bareba. Hari wenda bakanagira njya muri kaminuza ku munsi wa mbere bagize ngo nanayobye, bakambwira bati se ubu ahangaha uje burabuza hariho. Mwumva ko nyine bidashoboka, mbese ari impossible. Kwibaza siko twebwe dufite amakaramu turi kwandika, wowe kaba ntayo ufite, twebwe ko turi kureba ku kibaho urahareba ute? Ibibazo byinshi nyine bibateye amatsiko, bibaza ko niba nje kwiga. Nuko ariko nyine buhoro buhoro uko iminsi yagiye kurikirana, bakabona ndi kwiga, bakabona turi gusobanurira nanjye nkabasobanurira, bakabona bakoze ikizamini nanjye nkagikora. Uretse ko rimwe na rimwe bajyaga banibaza niba icyo babateguriye nanjye aricyo banteguriye.
sorry bakagira ngo wenda umwarimu yateguye ikizamini ategura icyabo nanjye akame cyanjye kandi baribeshyaga babaga bibeshya ubwo rero amanota akaza akabona nagize amanota meza bati si ubu amanota niwe yakoreye cyangwa ubwo rero buhoro buhoro bagiye babimenyera ibyo bibazaga babonaga cyangwa se banabonaga nk'ibibazo ahubwo bakagenda babona yuko bibeshyaga nuko ubuzima burakomeza kugeza igihe twangije kwiga dukora memoire hanyuma ndagusubije inyuma wize iki muri kaminuza nize psychologie clinique ntibigira ikinyarwanda ariko baragenekeza bakavuga ngo niyiga imitekerereze n'imyifatire y'abantu cyangwa imyitwarire yego hanyuma Epimaque wize gutyo abantu batumva buryo ki ufite ubana n'ubumuga bwo kutabona utabona ariko ukabahigika nyuma urusoje amashuri nabwo wasoje ku manota meza ndakeka of course hanyuma urugendo rwo kurangiza ishuri warasoje se ubona akazi mu byo wize narangije kwiga sinahita mbona n'akazi ako kanya dukora nyuma nkajya mbona uturaka nkadukora tukarangira nkadukora utundi gutyo bikarangira ntabwo nabaga ndi muri field yabyo neza ariko byabaga bitari nanone byabaga bitari kure yabyo ku buryo numvaga nanone niyumvaga nk'umuntu uri kwa applyinga nyine ibyo nize bitari mu buryo buri fura ariko ngerageza nabyo kubyifashisha nubwo bitari mu buryo bwuzuye ariko ubu waje kubona akazi kajyanye n'ibyo wize ubu niko ukora nabwo ntabwo ari neza kuko nabyo bifataho ariko ntabwo ari mu buryo nabwo bwuzuye bwo kuba navuga ngo ndimo na applying psychology ntabwo ari muri domaine neza cyambere ariko ni uko ukora ufite akazi umeze neza ufite akazi gatunze urugo cyane yes tukiri muri ibyo reka tuve muri ubwo buzima bwo ku ishuri tujye mu buzima busanzwe urarangije ubonye n'akazi hanyuma ubwo twageze mu rugo turarutangiye wahuye na Vestine gute mwahuriye hehe mwahuye ryari icyo ni ikibazo buri wese aragarukaho nimba muribukiranya uyu mukobwa rero nakuye umugore uyu mugore twahuye urumva kuba ndi umuhanzi ngenda henshi mu gihugu ndirimba twahuriye rero ibyumba nari nagiye kuririmbayo noneho ubwo hari mu gihe hari ku isabato nagiye kuririmbayo bigeze muri pause arazandamutsa turaganira ubwo ambwira yuko asanzwe nzi ko nagiye kuririmba aho yigaga umva icyo yari muri stage ku bitaro by'ibyumba ambwira ko nagiye kuririmba aho yigaga i Nyamishaba ni Karongi ubwo abanyeshuri baho bari barigeze kuntumira mu mwaka wari washize nuko ambwira ko ariho nzi turaganira nicyo gihe twamenyaniye cyo gora tuza kumara igihe twaraburanye nyuma twongera guhura nyine ibintu by'urukundo bitangira ubwo ngubwo Vestine tukiri aho ngaho reka na Vestine nawe wamubwiye kumwaprocinga wiyumvaga ute iby'urukundo se byari byaraje cyangwa wamwaprocinze nk'umuhanzi gusa biri aho ngaho urumva hari ukuntu nyine uhura n'umuntu bisanzwe ariko uko ibihe bigenda bishira bikageraho n'urukundo rukaza bigakomera hanyuma Epimaque ninde wateye intambwe kubwira undi kamukunda numva rinde se wowe turangana umukobwa aritura akakubwira ndagukunda ubu ntabwo ngo ni umuco w'abazungu byageze no mu Rwanda ariko ko ubunyarwanda twe turacyagafite cyane nubwo ibyo nibyo cyo kora bibaho baranabivuga ariko nijya bivuze ese nirihe jambo wibuka mwari mwicaye he umubwira wikamata ukavuga ati Epimaque ndagukunda kuri telefone ariko ntabwo nibuka amagambo nakoresheje urumva ça fait longtemps ariko ntabwo nibuka amagambo nakoresheje ariko byari kuri telefone tuganira
ariko ninjye yabivuze. Yego. Hanyuma ni nko mu wihe mwaka ugereranyije mbese urugendo rw'urukundo rwari rutangiye kurya avuga ngo twakundanye igihe kingana gutya mbere y'uko turushinga? Ça fait 3 ans. Yego. Imyaka 3. Kuko icyo gihe n'ubundi twamenyanye n'ubundi ni imyaka 3 ishize tuziranye. Hanyuma Vestine akemara kukubwira ngo ndagukunda wabyakiriye ute? Igisubizo wahise mu icyo gihe nimba ukibyibuka cyaba ari iki? nabyakiriye neza. Wenda abantu benshi ntabwo bahita babivuga ariko ntabwo namuvuye cyane. Ntabwo wamuvuye wahise umworohereza ndetse akikubwira nawe wahise wisanga mu magambo akubwiye. Yego bakunze ba ZOOM TV murabyumva ko Vestine ntago yamugoye. Hanyuma ukimara kumenyana na Epimaque wumvaga akimara kukubwira nyine ndagukunda nawe uti yego muhaye urukundo, wumvaga urukundo rwanyu intego ari ukubana koko kuzabana? Kuko nabonaga ari umuntu mukuru kandi nanjye aho nari ngeze ntabwo byari kuba ari ibintu byo gukina gusa. Numvaga ari urukundo rufite icyerekezo. Yes, yumvaga ari urukundo rufite icyerekezo kandi nibyo koko icyerekezo nicyo aho byanakuganishije naha turahabana ni muri urugo rwanyu. Urugo ntavuga ko ari urugo rwiza nkanjye ubagezeho muri mukwabuki buryo mwanyakiriye byonyine nashimye cyane. Nari gushima ngiye ariko nashimye ntago kwihangana kwivuga byangoye kubigumana. Yes. Yego Vestine biragoranye cyane gufata decision yo gukundana n'umuntu ufite ubumuga runaka by'umwihariko ntabona. Ese afite ubumuga bwo kutabona wowe iki kintu ntabwo cyabanje kukugora kumva ko ujya gukundana n'umuntu bimeze gutya hari ibyo mudahuriyeho? Aya ntabwo byangoye kuko wenda nuko ari akunyarwanda wasanga wenda ari nanjye wamukunze mbere. Rero ntabwo byigeze bingora kandi mbona ntacyo bitwaye njye ntacyo bintwaye. Yego ariko natubwije ukuri ubone n'aba mwaprocinze umwibwirishwa iby'ubuhanzi wasanga ari n'abamukunze mbere banamugana kuko urumva ntabwo arakuzi wenda wowe wamumenye mbere wumva ibihangano bye ugirwa amahirwe uramubona. Turabimenye ZOOM abadukurikiye bayibonye kandi koko ni nako kure nanjye iyo kitubese twari kugufata. Ese Vestine nta bicantege wagiye uhura nabyo urabona hirya no hino uretse no kuba yaba afite iki kibazo hari n'igihe ukundana n'umuntu bicantege ntabwo bijya bibura, ntabwo abantu bajya babura icyo bavuga ati uriya muntu gutya na gutya. Naho by'umwihariko Epimaque hari urugendo adafite, nta bicantege wahuye nabyo muri uru rugendo? Ibyo byo ntibyabura, biba bihari byinshi. Please kuba umuntu atanabona nacyo sinabura kukikubwiraho. Buryo umuntu utabona ntabwo ari umuntu wo kubana n'umuntu ari we wese ubonetse, sibyo? Nk'uko bivugaga hari abantu bagira imyumvire umeze ukwayo n'abandi bakagira indi n'abandi gutyo gutyo. Umuntu utabona rero aba akeneye umuntu uzi gutekereza cyane, ariko nanone akaba ari umuntu uri careful. Ibyo mbura cyumva kuko wenda iki kiganiro nk'uko bivuze cyaba kirekire kuko byansaba gusobanura ibintu byinshi, nkumvisha umuntu utabona uwo ari we. Burya benshi babona tugenda mu nzira ntabwo bazi ngo umuntu utabona ni muntu ki, ntabwo bazi ngo mu rugo yitwara ate, yifata gute. Hari umuntu wibaza, hari abantu benshi bashobora batekereza ngo uyu mugore buriya aranyambika akankarabya, urumva ibintu bibere nk'ibyo byose. Utuntu twinshi ndabizi abantu baba batwibaza. N'uwagize amahirwe akanyegera tugahuza urugwiro tukaganira
aratumbaza. Ariko umuntu utabona ni umuntu w'umunyabwenge ku rwego rwo hejuru, ni umuntu uzi gusesengura, ni umuntu uzi gukurikirana ibintu, ni umuntu uzi gusesengura, ni umuntu uzi kumva, ntabwo wabyumva. Ubundi umuntu neza asobanukirwa umuntu utabona ari uko babanye, ukwezi kugashira, amezi abiri agashira amubona de jour à jour, nibwo asobanukirwa umuntu utabona uwo ari we. Ubwo rero bisaba nyine ngo utekereze urebe umuntu koko ni umuntu uzabasha gusuporta ubuzima bw'umuntu utabona. Ese ni umuntu utajagaraye? Umuntu utabona ntabwo akunda umuntu ujagaraye. Ufite umugore ujagaraye ntabwo twabasha kubana. Nyine umugore ufite gahunda, ufite urudure mu mutwe we, ibintu bye buri gihe biba biri kuri orudure. Abantu batabona bakunda orudure burabura cyane. Iyo mbonye ujagaraye bwo ntabwo tuba twahuza, bita mvuga nti wapi ntabwo bikunda. Urumva umuntu abazanye n'abantu benshi, no kuba ndi umuhanzi, burya abahanzi bazanye n'abantu benshi cyane, barabizi. Ubwo rero bisaba ngo ushishoze, ufate umwanya wo gutekereza neza koko, umenye ngo ese umuntu nkwiriye kubana nawe ni umuntu umeze gute. Uretse ko icyo kibazo cyo ni umuntu wese ukwiriye no kukibaza, ariko ku muntu utabona aho biba ari akarusho, sibyo? Biba ari akarusho, umuntu aba akwiriye gushyiramo ubwenge bwinshi, ugatekereza cyane, ariko ugashyiramo no gusenga Imana, kugira ngo umenye ko uyu muntu niba ari umuntu uzabasha kunyuzuza, tukuzuzanya, akanyumva nkabasha kumwumva. Nabusobanura byinshi, ariko reka mbe nekeye aho. Turacyafite umwanya wo kuganira. Hanyuma reka tuve mu rugendo rw'urukundo rwanyu kugira ngo mushyire akadomo hariya mujya imbere ya pasiteri abasezeranye. Hanyuma mpite nsimbukira ku cyo gusezerana ku munsi w'ubukwe bwanyu. Epimaque, nubwo utaboneshaga aya maso tuvuga tugira, ariko umutima wawe warabibonye byabereye hariya byose. Sene urayifite, ushaka no gusobanura umuntu kuva kuri kamwe ku kambere kugera ku kanyuma. Ni iki cyagutunguye mu bukwe bwawe? Nanjye nari mpari. Ntabwo nakubwira ngo icyantunguye ni iki, kuko byose byari byiza. Abantu baritabiriye, Epimaque akundwa n'abantu benshi. Ubukwe bwari bwaravuzwe cyane, bwaravuzwe ku mbuga nyinshi zitandukanye, abantu bari babizi kandi bumva bashaka kubyitabira. Rero bwararyoshye. Cyanshimishije nuko abantu babyitabiriye nyine baje kudufasha kunezerwa. Ni naratumiye abantu benshi bazazidufatanyiriza hamwe gushima Imana kuri uwo munsi, kandi kuko baritabye baraje. Ntabwo navuga ngo hari iki n'iki cyantunguye cyangwa cyageze gute, ariko igihe byose nabonye byarabaye byiza. Kandi nashimye Imana ko yabaye hafi yacu. Vestine ashaka ko hari icyamutunguye. Vestine, wowe kidasanzwe umukobwa wawe utari witeze, cyangwa iki cyagutunguye cy'akarusho wabwira batarakurikiye buriya bukwe bwanyu? Ikintu cyantunguye ni indirimbo umugabo wanjye yandirimbiye. Yagukoreye surprise? Yego. Ariko ntabwo wari ukaze ko azakagukorera? Nabonye ahagurutse ubwa mbere ngira ngo nibyo bashyizeho iy'umubyeyi, ubwo nyine mpita nikura nk'uko ndirimbire. Hanyuma biza kurangira teyari. Bakunzi ba ZOOM TV, ubukwe nari mburimo byari byiza, byari biryoshye. Yamuririmbiye indirimbo y'urukundo irimo n'imitoma, aririmbira n'umubyeyi. Mbese wowe utarakurikirana iyo video irahari kuri ZOOM TV24, uze kwishaka nyuma yo kureba iki kiganiro turi gukora aka kanya. Hanyuma Epimaque abagene akenshi buri rwego umugeni yaba ariho nyuma y'ubukwe hari icyo bita ukwezi kwa buki. Bamwe bagasohokera Dubai, abandi bagasohokera hehe mu bihugu duturanye, abandi bagasohokera ku mazi, byose murabizi. Ese mwebwe iyo gahunda mbasanze mu rugo, sinzi mba muyiteganya, iyo gahunda mwebwe murayifite? Muzasohokera hehe? Abazafata amafoto tuzahabasange? Bimeze bite? Bara twakoze ubukwe ntameze neza ndwaye, ntabwo nagomba kwideplasa ngo njye kure. Rero twagumye hano mu rugo, kandi kuko nari nahawe igihe gitoya cyo kuruhuka, ntabwo byagomba kunkundira kuvuga ngo njye najya ubunaka cyangwa hehe. Nubwo nabiproposwe kenshi ariko ntabwo byakunze. Yes, ntabwo byakunze ariko umwanya uracyahari.
yes usanzwe abantu bajya batembera bakaryoshya ubuzima bukaryoha nyine. yego abantu baratembera bakaryoshya ubuzima bukendereye. hari abanje bavuga ngo ubuzima ni buto. ubuzima ubuzima bushobora kuba buto cyangwa burebure biterwa kuko twebwe tubona bukeye gusa tugapulaninga ariko burya ntabwo tuba tuzi iby'uyu munsi by'ejo ntabwo tuba tubizi ariko nyine ni nayo mpamvu burya umuntu yagombye gukora nk'uhari umunsi ejo atazaba hari agatunganya ibyo agomba gutunganya ibyo atekereza akabikora kuko burya ntabwo ubuzi niba ejo uzahageza. yes hanyuma Epimaque ni iyihe ngeso madamu wawe ashobora kugira ukumva utayihanganira cyangwa akantu katari keza katagushimira ashobora kuba agafite ukavuga ati aramutse agafite ntabwo nakihanganira pe? burya rero ingeso ni ikintu ubona ingeso ni ikintu umuntu ahoramo kiba kiri mu bintu by'indangamuntu z'umuntu. rero nta ngeso navuga uyu mugore afiteho ntabwo ari ukumushimagiza cyangwa icyo ariko amakosa yo ni umuntu wese uyakora nanjye bamfite udukosa wenda ashobora kuba mbonaho nubwo ataratumbwira ariko nta kintu navuga cyaba kiri ku rwego rwo kucyita ingeso nakubwira ngo iki n'iki n'iki. hanyuma icyo yakora nyine wenda nta gikora ariko nk'ingeso wowe umuntu mubana utakihanganira. voilà icyo nakwihanganira ni umwanda. aba afite umwanda ntabwo nabyihanganira nanga umwanda mu buzima. ibindi wenda umuntu arakunda agenda ashobora kugenekereza cyo kuba n'agasuzuguro ntabwo mbikunda ariko umwanda ndawanga cyane. Vestine wowe umuntu mubana cyane cyane umugabo wawe ni icyo wumva utakishimira cyangwa cyakubangamira ku buryo wumva ugeze ku rwego rwo kutakihanganira? rero iyo uvuze ngo ku rwego rwo kutakihanganira mba numva ari ibintu byaba bikomeye cyane kubera ko nsezerana nawe navuze mu bibi no mu byiza. rero nta ngeso mba numva ubwo nyine Imana yanshoboza kuko ndi umunyantege nke ariko ntabwo mba numva hari ikintu niteguye kutihanganira. nyuma ikindi kibazo nabwo kirekera kuri Vestine yes ni ikintu nakubazaga ahubwo Epimaque ubaye uri umunyamakuru hanyuma ni iki kibazo cya mbere na mbere ukaza gukoresha interview Vestine ni cyo kibazo cyandura mubaza dore mikoro ngiyi mumbariza ikibazo wumva ugize ushaka kwifate mu ntoki ikibazo wamubaza bibaye ngombwa kumenya ikibazo turagitegereje kuba ikizamini gikomeye ikibazo namubaza ikibazo icyo kizamini kirakomeye ariko nta nubwo gikomeye cyane kiranoroshye ntabwo buri cyumubaza ugitekereza kuri kiri kumva cyaba cyoroshye ariko nta nubwo cyoroshye kuko ndi gushaka icyo mubaza nkakibura twashobora kumubaza mbaye n'umunyamakuru harya ikibazo cya mbere cyangwa kitabura mu bibazo uri bumubaza ni ikihe? namubaza nti mu minsi umaze urongowe ni ikihe gishya umaze kubona? urumva ni ubwa mbere mbayeho mfite resiponsabirite zo mu rugo ari njye ugomba kumenya ngo ndabyuka nkora iki, niba hari umfasha mubwire ngo ugomba gukora ibintu gutya, ibintu byose nkamenya ko ari njye ugomba kubishyira kuri gahunda, nkamenya n'umugabo. Ibyo byose ni ibintu bishya nagiye mbona. Yes, urakoze cyane. Uragishoboye. Hanyuma uragishoboye 10/10. Hanyuma wowe ugiye gukoresha interview Epimaque ni cyo kibazo cya mbere cyangwa kitabura mu bibazo wamubaza?
namubaza nti wiyumvise ute igihe wabonaga ugeze ahantu hitwa iwawe uri mu rugo wenyine n'umugore wawe? ibyo ari byo byose n'ubusanzwe yewe ntabwo burya abakobwa bo bava iwabo bagiye gushinga ingo. Twebwe ku basore burya kenshi usanga n'ubundi tutarabaga kwa babyeyi ngo tube tubana n'ababyeyi. N'ubundi umuntu aba hari ukuntu aba afite responsibility ameze n'ubundi nk'aho ari umugabo mu rugo, ariko harimo itandukaniro hariya kubera ko noneho biba byitwa urugo rwuzuye rurimo umugore n'umugabo, wumva ko hari umuntu uhari none uzajya ugufasha, witwa umufasha, uzajya ubwira buri kimwe cyose, ukamubwira uti gutya na gutya, cyangwa se nawe akagufasha kureba n'ibyo utarebye akakwakira. Ubwo rero icyo gihe cyo kumva ko hari ubuzima bundi bushyashya ngiyemo butandukanye n'ubwo nari ndimo, ko hari umuntu uzajya umfasha gutekereza ibyo natekerezaga, burya n'ukuntu umutwararwa buryo bugabanutse. Hanyuma Epimaque wakunze kugaruka ku kintu nakunze kuririmba hirya no hino mu gihugu ntaho ntageze, bivuze ko uri umuhanzi. Ndi umuhanzi. Uririmba indirimbo bwoko ki rero? Ni indirimbo z'Imana se, ni zisanzwe, uravanga, ni gakondo? Tubwire nko ku bataragira amahirwe yo kumva ku bihangano byawe. Buriya ndirimba indirimbo nyinshi, ariko njye nibanda ku ndirimbo zo guhimbaza Imana, ariko n'iz'ubukwe ndaziririmba, ariko n'indirimbo njya nshyiramo, ariko nazo nzibara ko ari gospel, zishobora kuba zifasha abantu muri sosiyete mu buzima busanzwe, ariko nanone zirimo gospel n'ubundi. Urebye n'uwo murongo ngewe ugenderamo. Nta ndirimbo z'urukundo se uririmba zisanzwe nyine zifasha sosiyete, ariko ari z'urukundo atari urukundo rw'umukobwa n'umusore, cyangwa nazo uraziririmba? Z'urukundo n'umukobwa n'umusore nazo arizo mba narahimbye mba mfite mu gitabo, ahubwo ntabwo njya nzisohora. Kiretse na nk'utwo nzanirimbira umugore wanjye gusa. Ariko ndi umunyamahirwe make nasanze gitari yawe idahari, ariko ntibimbuza nabwo ko unkorera mu nganzo ukaririmbira umugore, ukaririmba ako kantu, ahubwo hita ko muririmbira akaririmbo muri mu kwa buki, ako karirimbo baragashaka na buri wese yarakiteze hano. Ako karirimbo nubwo nta gitari uriyaminiye nk'umuhanzi bimazemo igihe kinini. Kamwe naririmbye se. Freestyle ako ushaka gashobora kumukora ku mutima, kamunyura muri ku kwezi murimo. Akariko kose yaba kandi akakuzamo watura umukunzi wawe. Indirimbo hari nige no guhitamo bigorana, kubona n'indirimbo uhita urimba ukanya bigoye. Uretse ko mfite gitari ho bitabinyorohera. Mfite gitari ho narimba nibyo ntekereje ako kanya burya nkabiririmba ntari nabisanganwe. Ariko ubu ntayifite biragoye nyine cyane. Ariko rero nanimbye ejo bundi mu bukwe, yitwa Niwe. Ubundi yitwa indirimbo yitwa Niwe. Uyu niwe mano nagabiwe na rurema, uyu niwe gufa ya mu magufa yanjye, uyu niwe mahoro umutuzo wanjye, nyirigira yarampaye ngo mukunde. Nuko ari imeze. Niwe ni Vestine. Iyi ndirimbo ya Vestine wayihimbye ryari? Kari Vestine aririmbaga n'ubu. Ashize iminsi. Ashize iminsi. Mwabiteguye igihe kinini? Ashize iminsi. Nibyo. Urasanzwe ufite se cyangwa wayihimbye Vestine? Nayihimbye nyine ubwo ko nzarimbira umugore wanjye. Nukuri ongera uturimbireho hajya bayita amavasi nk'abiri, turirimbire pe. Nako muririmbire. Cyangwa hari akandi nabwo twongeze. Ibyo byangora guhitamo n'indi. Yambwiye ubu niri mu mutwe, ariko zirahari, mba narazikompoje zikaba zihari mu gitabo, ziba zihari. Ako kari mu ngiro karirimba akavasi nkazingahe. Hari igitero kivuga nyiribiremwa yabonye ko ari byiza ko nakwiriye kuguma njyenyine
afata umwanya aritegereza agukura mu bandi aba araduhuje akugira igeno ryanjye ngo b'impano yanjye twibanire ubuziraherezo. niwe rwose bakunzi ba ZOOM TV mwabibonye nababwiye ko iki kinyarwanda nababwiye ko iki kiganiro navugishijwe nanjye bajyana njye bari kuririmbira nababwiye ko iki kiganiro kidasanzwe ni ukuri murabibona ko ni uburyohe ariko tugenda tugana ku musozo nubwo nabwo radusoreza mu karirimbo rabugatekerezaho ariko hari ikibazo nkunda kugarukaho cyane ntagenda ntabajije umuntu cyane no nk'umuntu nkawe waciye muri byinshi mu buzima uri umuntu wabonye ubuzima bugoye cyane kubera ibyo wanyuzemo muri ubwo buzima bwose wanyuzemo kuva warwara amaso bigera igihe amaso arahuma utangira kutabona kugeza muri uyu munsi urumva ni byinshi wanyuzemo nirihe somo ry'ubuzima muri ibyo byinshi byose irihe somo ry'ubuzima wasangiza abadukurikiye cyane ko hari n'abandi bantu bafite ibibazo ariko badafite ibyiringiro? Isomo ry'ubuzima nabonyemo amasomo yo ni menshi ariko icyo navuga cyo ni uko umubiri burya ni nk'ubusa. Umubiri bajya bavuga ngo ni ikibumba twambaye Imana yafashe irabumbabumba kandi burya ni ikintu gihinduka vuba. Ingingo Imana yaduhaye kuko umuntu aribona watambuka ukumva uri gukandagira isuka yihamya ukumva uri umusore cyangwa se n'inkumi yatambuka ukumva arimo aratigisa isi ariko burya uyu mubiri burya ni ubusa. N'umunyarwanda yaciye umugani ngo bucya bucyana ayandi. Burya ushobora kubona uyu munsi uri mutaraga uri sawa ariko ejo ukazaba undi muntu uhabanye cyane n'uwo wari we ejo hashize. Umubiri ukaba waguhindutse iryo jisho ryapfuye ku kuguru kwavuyeho ku kuboko kandi ejo wari mutaraga wari muzima. Isomo rero burya nakuyemo rikomeye cyane aho ngaho ntabwo ko amasomo yo nakubwira ari menshi ahubwo nakubwira yuko isomo riri aho ngaho nuko iby'uyu munsi tujye tubibona nk'iby'uyu munsi tumenye ko bitandukanye nk'iby'ejo hazaza kandi burya umuntu akwiriye guharanira gukora neza agihari akiriho agifite ubuzima agifite izo ngingo zombi Imana yamuhaye kuko niba umuntu ashobora kuza ntatekereza ukaba wabona undi muntu nkaho atari umuntu kubera ko urugingo runaka atarufite burya kiba ari ikibazo gikomeye. Ntabwo hari abantu nyine bahari bashobora kuba yumvisha yuko bariho ku bwabo mbese ijambo rya nyuma ku buzima bwabo aribo barifite ariko ntibazirikane ko burya Imana iba yararemye umuntu ikamugenera nuko azabaho kandi ubwo buzima burebure buba bumeze gutyo babonemo impinduka nyinshi cyane cyane ziri negatifu nizo nshaka kuvuga aho ngaho. Ariko ikindi nshaka kuvuga kimwe nuko n'umunyarwanda yarabivuze ati Imana itera amapfa itera naho bahahira. Muri ubwo buzima nubwo bumva ko bugoye gutyo umuntu aba yarabayeho atabona ndetse abantu benshi baba batekereza ko binagoye cyane nyamara twebwe tuba tunabona yuko bitanagoye kuko Imana tugiye neza tuba mu buzima turiga dusobanukirwa byinshi kwiga gusa rero mbasha kuba mu nzu nkaba nabasha gutunganya hano mu rugo umugore wanjye agakora ibi nanjye ndi gukora biriya nkaba namubwira nti zana imyenda ngutere ipasi nawe ari gukoropa umunsi nawe namubwira ngo wowe rero uri gukubura hanze ngiye mbere gukoropa mu nzu ubu nuko sanze ntari gukoropa ngo urebe ukuntu nkoropa. Urumva ni ibintu birebire cyane umuntu ashobora kukubwira ariko bagatona kubwira ngo nibyo umugani nari mvuze ngo Imana itera amapfa itera naho bahahira nubwo ubuzima bari abantu bategeza ko burimo ibibazo ariko burya burimo n'ibisubizo byinshi kandi muri byose tukabishimira Imana ko iba yemeye kubibaho kandi kugira ngo inagaragaze yuko ari Imana burya. Bakunzi ba ZOOM TV nukuri biratangaje cyane kandi biranashimishije. Njye nkigera muri uru rugo Epimaque nakomanze niwe waje kunyakira nta nkoni yari afite za nkoni zibayobora nta kintu yari yishingikirije yafunguye umuryango mbona ageze kwa kabiri araza turasuhuzanya numva birandenze kandi mu by'ukuri ntagabona na gato ariko burya Imana itera amapfa niyo itera naho bahahira nkuko abivuze
tugana ku musozo Vestine, ni iki wabwira ijambo rimwe cyangwa abiri atatu amagambo make, mu magambo make nimba ari interuro wabwira Epimaque muri iki gicamunsi cyangwa muri iyi minota twicaye hano n'abadukurikiye bakabyumva, tukaba dukurikiye n'abantu benshi. nababwire bumve. ntabwo mvuga byinshi, icyo nshaka kumubwira ni uko mukunda. cherie ndagukunda. nawe arabizi ko mukunda. Yes, murakoze cyane. Uru rukundo ni ukuri, abadukurikiye babigireho, abadukurikiye bose bigire ku birenge byanyu, nanjye nzigera ku birenge byanyu, ni ukuri kuko byarandenze cyane. Hanyuma Epimaque ataradusezerera turirimbira kandi karirimbo, ni ukuri ndabashimiye cyane, mbashimiye ko mwanyakiriye, mbashimiye ko mwampaye umwanya mukanganiriza. urakoze cyane, twagushimiye, twagwaye karibu, twaganiriye kandi byaryoshye. Ubwo urugo ni urugendo rwawe, uzanagaruka, ubundi buzima bukomeza. Kunzi ba ZOOM TV, reka dushyire umusozo kuri iki kiganiro nk'iki cyo nakagaruka, nzagaruka kubasura, namwe mukomeze mudukunde, musangize abashuti banyu iyi nkuru, kandi mukomeze gushyigikira ibyo dukora. Namwe Imana ibahe umugisha.